Umunsi umwe nari ndi Nyabugogo aho bita kwa Mutangana, hari nimugoroba mu gisope cyaho n'akabyiniro kahabaga, nari ndi ready kandi ndi confidence yo kugitanga, turagenda turabyina, tumaze kubyina haza umugande arantereta ndamwangira, haza umukongomani ndamwemerera, turagenda tuvugana amafaranga arayama, tugeze aho twageraga muri logi niko gutangira akazi twari tugiyemo. Uwo mukongomani aranswera bikabije cyane ariko yarantsweye aranswera arampindukiza, arongera aranswera ararambirwa, anywera ngufu, noneho amaze kunywa ngufu aranswera mvuza induru ndatutubika nambira ibyunzwe, hanyuma nza kwicuza icyatumye ibyo bintu bibaho, ndakireba ndakibura, ndamubwira nti wambabare ukabya nkagusubiza amafaranga yawe ibi bintu tukabivamo. Arambwira ati wapi twebwe Abakongomani dukunda igituba, kandi none igituba cy'Abanyarwanda kiba cyaracimyeyo ni umwihariko, urumva ntago naguhimba bazi sinakubabarira, nta miyaga nta na serwakira. Ubwo birangije ambwiza ukuri, nanjye nemera urwo mbonye ndagarama, turujyaho turabikora, aranswera aranyubika aranyubukura arambyutsa aranyicaza arandongora, imishini arayikubita mana we arayikubita, nanjye ndavuga ati kabisa uyu muntu azi guswera. Yaransweye mu mateka ndavuga ati nta wundi muntu uzongera kunswera atari umukongomani. Ariko hagati aho ngaho imishini yahavuye yatutubikanye wagira ngo nusenda bamenyemo, yahavuye nyine ubona ko yatoneka yatukuye imeze nk'igishyimbo cy'umugeri. Ariko ubwo ngubwo icyo gihe amaze kunswera iya mbere sinjye wabonye irangira, iya kabiri arongera aranywera aranywa, noneho amaze kunywa arongera aragaruka aransubira aranswera, handi nahamagaye iyo mu ijuru ikanga kunyumva, nkahamagara n'umwami wo hasi nawe akanga kunyumva. Ariko ubwo ngubwo igihe cyaje kugera nanjye ntangira kugenda mwiyumvamo, nuko uko ngenda mwiyumvamo turamenyerana, answera igihe kirajya cyo guswerana kivaho aranyicaza. Ibyo ngibyo birangiye yonka amabere yanjye amaze kuyonka yose, ndongera njya muri modu, turongera turatangira, aranyaza nyakunyaza amazi menshi cyane, kubera ko nanjye mu buzima busanzwe ndarekura ndavibura, arandongora rwose amazi aje, none haraseka cyane ati ibi nibyo nashakaga rwose, igihe cyose nagendeye none ngeze ku cyo nashakaga. Hanyuma ubwo ngubwo rero mwa bantu mwe, urumva icyo gihe cyari igihe cy'uburaya, cyari igihe gikomeye cyane. Aranswera umukongomani arakomeza ngendaho, ubwo niwe twasweranye muri iyo minsi tumarana hafi umwaka, noneho nyuma kiyaza kugikwedura, nanjye nshiduka cyarakwedutse cyane ko igituba cyanjye cyari igituba gikomeye cyane, nacyo cyahoraga cyiteguye iyo mboro, gisa neza mpora nagisukuye. Ikindi cya kabiri gifite ibisabwa byose. Abanyarwanda rero aho tubera Abanyarwanda duca imyeyo tukayigeza mu rugero dushaka, ariko aho niho dutandukanira n'andi mahanga yose. Ubwo rero uwo mugabo yaje kunyishimira cyane, akomeza kugenda antekereza ampamagara aho ari hose, yumvaga nakicara imbere ye, nuko nanjye nkomeza kukimuhata, sinigeze mpumeka, ndakimuhata cyane ndakimuhata. Nawe mu buzima bwe aranezerwa cyane iyo yandongoraga atangira kunyaza, yaranyazaga akizana ku mutwe w'igituba, inkari zikizana, ntago yigeraga rwose anyaza, kuko njyewe nari umuntu ukunda imboro cyane, by'umwihariko iri mu mutwe wanjye no mu maguru no mu mano. Ugakomeza rero kuza ankunda gutyo, yayizana ashyira ku mutwe atarazunguza zikizana, nkavibura nkanyara ahantu hose ku nda ye, mu mwemwe. Ubwo nawe akazogoga izo nkari akumva aranezerewe cyane. Igihe kimwe rero ubwo aza kunsaba ko twajyana muri buwate tujyayo, tujya kubyina, turabyina, arongera arankumbura, nanjye numva ndamukumbuye cyane. Noneho nitwihangana answerera hafi aho ngaho abantu bari barimo kubyina, nyegeka ku gikuta, aranswera aranyaza, amazi atarukira abantu bari barimo kubyina, barumirwa cyane bayoberwa ibibaye, barahurura bamwe baza kureba, tubima amaso, turakomeza twikorera ibyacu twari turimo, turarongorana tuguma muri uwo munyenga. Ubwo bituma abari baraho bose buri muntu ajyana uwe, akabyiniro karemura gutyo, buri muntu ajyana uwe, nabo bajya gukora ibyabo kuko twari tubibakumbuje. Ubwo dukomeza turongorana rero, natwe igihe cyaje kurugera turarangiza.
arandongora aho ngaho, yarandongoye rwose ku buryo igituba gicumba umwotsi, nanjye ndabibona pe, ndavuga ati uyu muntu ni agatangaza. Arandongora igituba kiratanyuka, kigeze gutanyuka amataka aratanyuka, hanyuma ku bw'umunota wa nyuma numva ngarutse mu bumuntu, mbaye umuntu muzima. Uwo mugabo rero ntabwo twarekanye, twakomeje kujya duhura turongorana, gusa buri kintu cyose nifuzaga yarakimpaga, ariko nanjye nkamwemerera ko nzamwiha wese. Umunsi umwe yaje kunshumita, numva neza ikoze ku mugongo, ndataka cyane mbura umuntu ntabara, ariko ndabyihorera kubera ko twari tumaranye igihe. Ubwo rero uwo mugabo ntiyagusweraga atakunywereye ngufu, yaranyweraga akanswera yanyweye, gusa nanjye nabaga nanyweye ariko ntanywe ibisindisha byinshi. Arandongora aranyemeza, hanyuma ubwo ngubwo imishini igera ahita ukurira tokombera, iza gutokombera rwose nanjye ndabibona ko yatokombeye, ariko sinabyihanganira nkomeza kukimuhata. Muri iryo joro ryari ijoro ry'amateka, ijoro rikomeye cyane, wari umunsi w'ibyishimo, umunsi tutazibagirwa. Ubwo rero muri ubwo buzima nakomeje kubamo, ntago nihanganiraga umuntu ufite imboro isiramuye, kuko imboro isiramuye nayibonamugamo agatangaza. Njyewe ndi umuntu ukunda imboro cyane, imboro ni ikintu kinshimisha mu buzima bwanjye. Iyo nabuze nta mahoro ngira, ni nk'umubyeyi wabuze umwana we. Imboro rwose iranezeza, ku munsi ishobora kuryamana n'abagabo 5, buri mugabo akajya ndongora mu minota, n'undi akandongora mu isaha, ariko bikaba ngombwa ko uwo mugabo agomba kundongora, kuko iyo namuburaga numvaga nta mahoro mfite. Na n'uyu munsi igituba cyanjye cyagendaniye ko ntabwo nshobora kubaho nabona imboro, mba numva mbangamiwe. Imboro rero yabaye imboro ku buzima bwanjye. Ni byiza ko iyo umuntu mubonye nkabona ndamwishimiye, ni byiza ko turongorana, kandi rumva ntabwo wandongora ntubamita mbikubwira, nkakubwira ntimvanira akajagari mu bintu hakiri kare, kuko iyo numva imboro yawe itari mu kazi mpita nkubwiza ukuri. Mba nkeneye imboro iri mu kazi, kandi imboro isobanutse, kandi umuntu usobanutse uzi icyo akora, apana umuntu ubeshyabeshya. Hari igihe usanga umuntu arimo kugutobera nk'igituba, arimo kujya mu byuma ngo hirya no hino, nawe ubwe ntazi ahagana, ntazi icyerekezo, ariko mwene nk'abo baza kudutoba bazana akajagari mu bintu simba mbashaka. Mba nkeneye umuntu utwera neza, yitonze, muri disipurine, kandi akabikorana umurava n'urukundo. Uwo muntu niwe mba nkeneye, kandi no mu kubaho kwanjye abantu barabizi, nta muntu ujya upfa kunkenera haje kuntoba, kuko igituba cyanjye ni igituba gitangaje. Buri muntu wese ukibonye ahita yiga uburyo ari bukirongoremo, mbese kiranejeje cyane, giteye ubwuzu, nawe ubwawe ukibonye wakumirwa. Ubu rero igituba cyanjye gihora gitegereje imboro, kandi imboro idasiramuye ntabwo twavugana. Gusa iyo ngiyo niyo bita intogosanyo, ariko isiramuye bayita ikaranze. Imboro ikaranze rero nta cyatuma utayirya, wayimira bunguri. Ubwo rero mu mateka yanjye niyo nyitekereje mpita mpagurukaho nkajya gushaka uwo muntu umeze gutyo, aho mba naramubonye tukongera tukaganira tugahuza akanswera. Gusa mu minsi yanjye, mu kubaho kwanjye, abagabo bagiye banswera baratandukanye cyane. Hari umuntu wigeze answera narandongora by'umwihariko, birangira neye kubera ko nari nirekuye cyane, nshiduka naneye. Ariko urumva ni agatangaza, uwo muntu yari afite igikoresho gifatika, iyo mboro ye rwose yari isobanutse ifatika. Ubwo rero birumvikana ko ntago nkunda kuryamana n'abantu bafite utuboro dutoya. Mu buzima bwanjye mba nshaka imboro nini, ibyibushye, isiramuye, mbese ndende, apana ngufiya. Iyo ngiyo ngezeho mpita numva amahoro mu mutima. Ubwo rero imboro
yakomeje kuba imboro ku buzima bwanjye. Iyo wazaga nkayishimira naranayonkaga nkayonka rwose nkumva nta kintu intwaye, nawe bikaba ngombwa ko nk'igituba cyanjye tukagirana ibihe byiza, ukabona wanswera ukanswera unyiyumvamo nanjye nkuyumvamo. Gusa ngiye nabonaga iyo mboro isiramuye nahitaga nkuyumvamo, niyo wabaga warapfuye ijisho cyangwa umunwa uri mu irugu ibyo sinabirebagaho, gusa nabonaga iyo mboro nkumva ni igitangaza ku buzima bwanjye, umutima wabaga uri ku mboro. Ndi umuntu ubaho mbese uciye imyeyo, mbese imyeyo myiza iri mu rugero rwiza, imishino myiza ibyibushye ku buryo niyo nicaye nambaye ikariso ugira ngo ni ibirokoroko by'inkoko urimo kureba. Mbese ni uko mbayeho, ni uko meze, ni uko nabaye, ni uko napfuye, ni uko mbese imboro yapfiriye muri njyewe, izukira muri njyewe, iba muri njyewe, ituye muri njye, nanjye ndi umuturanyi wayo. Iyo umuntu antabaje ari umugabo mpita mutabara kubera ko mba numva atewe cyane cyane iyo nsanze isiramuye, ariko iyo nabaje nkasanga ari agafirimbi nta kintu tuvugana sinongera no kukuvugisha. Ubwo rero mwa bantu mwe, imboro ni ikintu gikomeye cyane, ni igitangaza. Ababyeyi baturanye n'abagabo bagaterwa bajye batabara, kuko ubuzima busanzwe imboro rwose niyo itubeshejeho. Umuntu udaswerana ahorana umwaga, ahora ashaje, ahora mbese yijimye mu maso, ahorana umushiha, ashihura ikintu cyose abonye, agashihurikwa bagashihura ibuye. Ariko iyo uri umuntu utanga neza ibintu ukirekura, ubaho neza mu mahoro, ufite umudendezo n'umutekano, abantu bakayoberwa ayo mahoro yakura, kandi ayo mahoro atangwa n'imboro nziza n'uwabigukoreye.